بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم rakoze ku kibazo cyiza insha Allah dushoboze tubashe kugira ibyo tukivugaho kubera ko ntacyo twavuga cyangwa se ntacyo twakora keretse ikimana yashatse ko dukora cyangwa se tuvuga. Muravuze ngo hari ukuntu kera cyangwa se mu bihugu bya Kisilamu bimwe na bimwe bigendera kuri sharia za Kisilamu kumva ngo abantu bakubiswe inkoni 100 mu gihe bakoze igikorwa cy'ubusambanyi. Niko bimeze, ni nako byari bimeze kera cyangwa se ahambere, ndavuga hano mu gihugu cyacu hari igihano cyuko umuntu wasambanye mu buryo butemewe n'amategeko y'idini, igihano cye cyabaga ari ukumukubita inkoni 100. Bishingiye kuri aya ya Quran igaragara muri surati Nur aya ya 2, niho igisubizo kiri. Ariko ntago havugwa abagabo cyangwa abagore bubatse urugo. Hari igihe abantu babyitiranye, ntago bigeze bavuga ngo umugore waciye umugabo w'inyuma no afatwa yasambanye akubitwa inkoni 100. Nta nubwo bavuga ngo umugore waciye umugabo w'inyuma nafatwa yasambanye azakubitwa 100. Aya iza ivuga ku basore, ku bantu bakiri ingaragu. Iravuga ku bantu bakiri ingaragu, ivuga ati umusambanyi kazi n'umusambanyi, ubwo n'umusambanyi kazi w'umukobwa cyangwa se utarashaka, cyangwa se ndetse n'umusambanyi w'umusore batarashaka. Niko ayivuga, batari bagashaka, batari bajya muri gahunda zo gukora urugo cyangwa se zo kubaka urugo. Buri wese mujye mumukubita inkoni 100 kandi ntimuzabagirire n'impuhwe. Bakubita inkoni 100 umusore ndetse n'umukobwa, muzabakubita inkoni 100 kandi ntimuzabagirire impuhwe igihe mushira mu mategeko, mushira amategeko cyangwa se mushira mu bikorwa itegeko rya Allah tabaraka wa taala. Mu gihe murimo murashira itegeko ry'Imana mu bikorwa, abo bantu ntimuzabagirire iki? Ntimuzabagirire impuhwe. Rero ni umuhungu n'umukobwa mu gihe baguye mu cyaha cy'ubusambanyi bakaza bakabivuga bagakubitwa inkoni 100. Ariko nkuko tubizi mu gihugu cyacu ntago ari igihugu kigendera kuri sharia, ku mategeko ya Kisilamu. Icyo gihe ntago bikorwa ku gihugu cyacu, ntago bemere ko umuntu akubita undi ahantu akoresheje inkoni cyangwa se mu bundi buryo hari abishinzwe guhana. So rero mu mategeko y'igihugu ntago harimo wasambanye ko agomba gukubitwa, agomba guhana. So iryo tegeko rero mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitagendera ku mategeko ya Kisilamu ntago rikorwa. So icyo gihe gusa ikibaho, habaho gukora tauba, gukora ukwicuza, kugandukira Imana, ugakora tauba yo kudasubira icyaha, kutazasubira mu busambanyi. Ahari Imana yaza kubabarira bigendeye yuko turi mu gihugu kitagendera ku mategeko ya Kisilamu. Ariko ku bihugu bigendera ku mategeko ya Kisilamu yo aya bayishira mu bikorwa. Nanone nkuko nabivuze, ese abagore bo, umugore waciye inyuma umugabo cyangwa se umugabo waciye inyuma umugore, iyo afashwe bigenda gute? Ahangaha ku mugore n'umugabo nuko byibuze wowe wabafashe cyangwa se wababonye
ntago waza kubivuga muri Islam ngo umugore wanjye yasambanye namufasha asambana ngo tubyemere gutyo. Idini twereka yuko cyangwa se Allah tabaraka wa taala twereka yuko byibuze ugomba kuzana abashahidi, icyo twita abashahidi, abahamya, ababonye ibyo ngibyo batanu, nawe wa gatanu, ubwo ni bane, nawe wa gatanu ugomba kugaragaza, bakabyemera, bakabigaragaza koko wamufashe asambana. So mu gihe wabigaragaje ukagaragaza ibimenyetso ko umugore wawe yasambanye, yaguciye inyuma, itegeko ry'idini mu bihugu bigendera ku mategeko ya Islamu, itegeko nuko uwo mugore akubitwa amabuye cyangwa se uwo mugabo akubitwa amabuye kugeza apfuye. Tangira uvuze yuko hari igihe mu Rwanda byigeze mu by'ukuri bishyirwa mu bikorwa n'ubwo leta y'u Rwanda itabyemera, kuko uramutse uteye umuntu amabuye n'icyaha gihanwa n'amategeko. Mbere byakorwaga bite? Iyo myiteguro yabaga imeze gute? Abasilamu babigiraga mu ruhe ruhare? Inkoni zavaga he? Uko mubyibuka ni mu bitubwira. Urakoze. Icyamabuye cyo ntago nkizi, kuko ntago nibaza ko kigeze kiba mu Rwanda ngo gikoreshwe. Ahubwo ikinkoni cyo nkiri mutoya najyaga mbibona ku musigiti, hazaga abageni bamaze mu gihe bagiye kubungisha indoa, bakabakubita inkoni 100, buri umwe bakamukubita inkoni 100. Niko nabibonaga byakorwaga na imamu mu musigiti icyo gihe. Inkoni wenda kuba dukurikiye washushanya ko zabaga ari inkoni mu by'ukuri zimeze gute? Ni bande kubitaga izo nkoni 100 zose? Imamu ndumva 100 zose atazi kubita, niba byarabagaho. Nabonaga mu by'ukuri nge nabonaga imamu musigiti ariho ubikora. Yabaga ari inkoni itari nini cyane, ifite umubyimba mutoya, ariko nanone ntago yazamuraga ngo yerekane mu kwaha. Ntago byemewe. Ni hano yagezaga nka hano gakubita inkoni 100. Habaga harimo no kubabarira, kuko nanone umugambi w'ikintu, inal a'malu binniyat, umugambi wo kwemera no gukubitwa izo nkoni 100, ariko zabaga ari inkoni. Buriya ushobora kugira gutya, ariko imbaraga zabaga zirimo, bagarimo imbaraga zikomeye cyane, nyinshi kabisa, ku buryo hari igihe bavagaho ngo bari kurira abageni. Cy'umwihariko wenda izo nkoni bazikubitwaga wenda bitewe n'ibigiye kuba, n'ubu ngubu wenda batubwira ko kwicuza se barazakabibwira imamu bati ni ukwicuza cyangwa ni mu mutima, ariko yere gutyo ngicyo cy'inkoni n'ibihe, nimba ari igihe igisibo cyabaga cyegereje se, nimba byabaga ari ryari, utubwira ibihe. Ubu ngubu nta nubwo bakibivuga. Ubu ngubu bongisha indoa bisanzwe, nta muntu ukubwira ngo ngiye nasambanye, nakoze ubusambanyi, ndashaka kubanza gukubitwa izo nkoni 100, nubwo bitakibaho, ariko ntawe ukivuga ko yasambanye, kuko rimwe na rimwe bigaragara nk'igisebo, kandi n'igisebo koko. Yarabivugaga, kuko iyo wabonaga n'ubundi bari kumukubita nta kindi wakekaga, wahitaga wumva ko n'ubundi bari kumukubita za nkoni 100 z'umuntu wakoze iki, wasambanye. Barahezwaga wenda muri icyo gikorwa? Abana barahezwaga, ntago bagikoraga ku karubanda. Kugira ngo umuntu yitwe ngo yasambanye ubundi muri Islamu, tuvuge nk'abo ngabo bakiri ingaragu, bigaragara mu zihe nzira? Nuko aza akabivuga, cyangwa no kuba babana gusa bataragiye wenda imbere tuvuge ya imamu, biba bisobanuye ko yasambanye? Ntago ari ukujya mbere ya imamu gusa. Buriya icyo twita twebwe umuntu wasambanye ni umuntu wakoze igikorwa mu buryo butemewe n'amategeko y'idini, nicyo twita ubusambanyi mpuzabitsina, ariko ubusambanyi. Kubera yuko muri Islamu tuzi ugomba gutanga umukobwa. Niba wagiye utahawe umukobwa ukagenda ukamusambanya, umukobwa agataha mu rugo, nawe ugataha iwanyu, kandi papa w'umukobwa ariwe twita walil amri atigeze aguha umukobwa we, akubwira ati uyu mukobwa ndamuguhaye n'uwawe, icyo gihe rero niba gira ibyo bakora, icyo ni icyaha, ubwo ni ubusambanyi. Icyo ni icyaha. Barasezeranye mu by'ukuri imbere ya imamu bataraciye nyine ku musigiti, bo bafatwa gute?
nabwo baba bakiri mu busambanyi, barabana ariko ntago babana mu buryo cyangwa se mu buryo Islamu yateganyije ko bagomba kubana. Icyo gihe baba bakiri mu busambanyi. Ni nacyo ahanini duhora dushishikariza abantu kutijandika mu busambanyi, kudakurikirwa n'irari ry'imitima yabo, bareke ubusambanyi. Nanone abo bamaze kugwa mu busambanyi ntago nabo tubaciraho iteka, oya, kubera yuko Imana niyizi abamutinya kurusha abandi. Icyo gihe dukora tubakangurira kuza ku misigiti kugira ngo baze basezerane mu buryo bwemewe n'amategeko, binyuze hagati y'imiryango ibiri, uruhande rw'umukobwa ndetse n'uruhande rw'umugabo, bakaza bagasezerana, ntacyo biba bitwaye nubwo baba baraguye mu cyaha. Ariko buriya Imana yanga icyaha ariko ntago yanga umunyacyaha. Ibabarira buri cyaha cyose Imana irakibabarira. N'uwakoze shirki akicuza akagarukira Imana iramubabarira. Hari abadukurikiye bari mu mahanga cyangwa se bari mu Rwanda avuga ati kanaka umufasha wanjye cyangwa umutware wanjye twabanye tugeze tujya imbere ya shehe ngo dusezeranye. Mu by'ukuri abadukurikiye muri aka kanya bumve ko baca mu zihe nzira kugira ngo ntibitwe kuba bari mu busambanyi na n'isegonda. Icyo twabasaba, duhora tunabasaba, begere ubuyobozi bw'imisigiti ibegereye, bayimamu babo babibabwire. Buriya imamu abazi byose. Imamu ni umuntu w'inyangamugayo, imamu ni umuntu ubika ibanga. Baganire na imamu, baganirize imamu abaha umurongo, abagire n'inama n'icyo bakora mu gihe babana mu buryo butemewe n'amategeko. Inkoni cyo nkiri mutoya najyaga mbibona ku musigiti, hazaga abageni mu gihe bagiye kubungisha indowa, bakabakubita inkoni 100. Buri umwe bakamukubita inkoni 100. Niko nabibonaga. Byakorwaga na imamu mu musigiti icyo gihe. Inkoni wenda kuba dukurikiye washushanya ko zabaga ari inkoni mu by'ukuri zimeze gute? Ni bande kubitaga izo nkoni 100 zose? Imamu ndumva 100 zose atazi kubita niba byarabagaho. Nabonaga mu by'ukuri nge nabonaga imamu musigiti ariho ubikora. Yabaga ari inkoni itari nini cyane, ifite umubyimba mutoya, ariko nanone ntago yazamuraga ngo yerekane mu kwaha. Ntago byemewe. Ni hano yagezaga nka hano gakubita inkoni 100. Habaga harimo no kubabarira. Kuko nanone umugambi w'ikintu, inal a'malu binniyat, umugambi wo kwemera no gukubitwa izo nkoni 100, ariko zabaga ari inkoni. Buriya ushobora kugira gutya, ariko imbaraga zabaga zirimo, bagarimo imbaraga zikomeye cyane, nyinshi kabisa, ku buryo hari igihe bavagaho ngo bari kurira abageni. Cy'umwihariko wenda izo nkoni bazikubitwaga wenda bitewe n'ibigiye kuba, n'ubu ngubu wenda batubwira ko kwicuza se barazakabibwira imamu bati ni ukwicuza cyangwa ni mu mutima. Ariko rero gutyo ngicyo cy'inkoni n'ibihe, nimba ari igihe igisibo cyabaga cyegereje se, nimba byabaga ari ryari, utubwira ibihe. Ubu ngubu nta nubwo bakibivuga. Ubu ngubu bongisha indoha bisanzwe, nta muntu ukubwira ngo ngiye nasambanye, nakoze ubusambanyi, ndashaka kubanza gukubitwa izo nkoni 100. Nubwo bitakibaho, ariko ntawe ukivuga ko yasambanye, kuko rimwe na rimwe bigaragara nk'igisebo, kandi ni igisebo koko. Yarabivugaga, kuko iyo wabonaga n'ubundi bari kumukubita nta kindi wakekaga, wahitaga wumva ko n'ubundi bari kumukubita za nkoni 100 z'umuntu wakoze ki, wasambanye. Abana barahezwaga wenda muri icyo gikorwa. Abana barahezwaga, ntago bagikoraga ku karubanda. Kugira ngo umuntu yitwe ngo yasambanye uwundi muri Isilamu, tuvuge nk'abo ngabo bakiri ingaragu, bigaragara mu zihe nzira? Nuko aza akabivuga cyangwa no kuba babana gusa bataragiye wenda imbere tuvuge ya imamu, biba bisobanuye ko yasambanye? Ntago ari ukujya mbere ya imamu gusa. Buriya icyo twita twebwe
umuntu wasambanye ni umuntu wakoze igikorwa mu buryo butemewe n'amategeko y'idini, nicyo twita ubusambanyi mpuzabitsina. Ariko ubusambanyi kubera yuko muri Islam tuzi ugomba gutanga umukobwa, niba wagiye utahawe umukobwa ukagenda ukamusambanya, umukobwa agataha mu rugo nawe ugataha iwanyu, kandi papa w'umukobwa ariwe twita walil amri atigeze aguha umukobwa we, akubwira ati uyu mukobwa ndamuguhaye n'uwawe, icyo gihe rero niba gira ibyo bakora, icyo ni icyaha, ubwo ni ubusambanyi. Icyo ni icyaha. Barasezeranye mu by'ukuri imbere ya imamu bataraciye nyine ku musigiti, bo bafatwa gute? Nabwo baba bakiri mu busambanyi, barabana ariko ntago babana mu buryo cyangwa se mu buryo Islam yateganyije ko bagomba kubana. Icyo gihe baba bakiri mu busambanyi. Ni nacyo ahanini duhora dushishikariza abantu kutijandika mu busambanyi, kudakurikirwa n'irari ry'imitima yabo, bareke ubusambanyi. Nanone abo bamaze kugwa mu busambanyi ntago nabo tubaciraho iteka, oya, kubera yuko Imana niyizi abamutinya kurusha abandi. Icyo gihe cyo dukora tubakangurira kuza ku misigiti kugira ngo baze basezerane mu buryo bwemewe n'amategeko, binyuze hagati y'imiryango ibiri, uruhande rw'umukobwa ndetse n'uruhande rw'umugabo, bakaza bagasezerana, ntacyo biba bitwaye nubwo baba baraguye mu cyaha. Ariko buriya Imana yanga icyaha ariko ntago yanga umunyacyaha. Ibabarira buri cyaha cyose, icyaha cyose Imana irakibabarira. N'uwakoze shirki akicuza akagarukira Imana, Imana iramubabarira. Hari abadukurikiye bari mu mahanga cyangwa se bari mu Rwanda avuga ati kanaka umufasha wanjye cyangwa umutware wanjye twabanye tugeze tujya imbere ya shehe ngo adusezeranye. Mu by'ukuri abadukurikiye muri aka kanya bumve ko baca mu zihe nzira kugira ngo ntibitswe kuba bari mu busambanyi na n'isegonda. Icyo twabasaba, duhora tunabasaba, begere ubuyobozi bw'imisigiti ibegereye, bayimamu babo babibabwire. Buriya imamu abazi byose, imamu ni umuntu w'inyangamugayo, imamu ni umuntu ubika ibanga. Baganire na imamu, baganirize imamu abaha umurongo, abagire n'inama n'icyo bakora mu gihe babana mu buryo butemewe n'amategeko y'idini.